Abamenyi ntago bigeze bavuga ho babyumvikaneho kimwe. Hari abamenyi bagiye bagaragaza yuko gushaka ari itegeko kabone nubwo waba udatinya yuko ushobora kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi. Ni ukuvuga ngo harimo ikhtilaf. Hari bamwe mu bamenyi bo bagaragaza yuko gushaka ni itegeko ariko ryari igihe watinye yuko ushobora kuba wagwa mu cyaha cy'ubusambanyi. Hakaza abandi bakakubwira ngo la, ariyo madhhabu ya Imam Ahmad bin Hanbal, la, gushaka iriya ya mbere ni madhhabu ya Imam Ahmad bin Hanbal. Iya kabiri rero ivuga ngo gushaka ni itegeko mutlaqan, ni itegeko. Ntabyo kujya gushakisha ngo hali ufite shahwa ngo nayo ufite uri gutinya yuko wagwa mu cyaha cy'ubusambanyi, la. Barakubwira ati bo gushaka ni iki? Ni itegeko. Birikumvikana sala? Ariko Sheikh Uthaymin rahimahullah, Allah amugirire muwe, uyatugaragarije yuko gushaka tubyita yuko byabaye itegeko yo habonetse kuba kondisiyo yo kuba umuntu afite n'ubwo bushobozi, bishingiye kuri hadith y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubwira ngo man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Uzaba muri mwebwe man istata'a, uzaba ufite ubushobozi. Istita'a ni ubushobozi, ntabwo rero wajya gushaka udafite ubushobozi. Ariko kuri ya hali twarebye gutinya yuko ushobora kuba wagwa mu cyaha cy'ubusambanyi, ibyo ngibyo hali turayirengagiza tukakubwira yuko ibindi uzabirekera nde Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kubera ko icyaha cy'ubusambanyi kirakaze cyane, kuko ni icyaha Allah tubujije kuba twanagendera hafi. Naam. ومن سن بسنته إلى يوم الدين وبعد. شمني كزو نبيوتك الله تبارك وتعالى أما هرني مجشا بساكر كنوات محمد صلى الله عليه وسلم. إن إيمان محمد صلى الله عليه وسلم رتبهية وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. التي ناجيه أبغرب بانجي bazateranira ahantu hamwe bateraniye mu nzu z'Uwiteka Allah tabaraka wa ta'ala, ngo nta kindi bagambiriye usibye kwibukiranya ndetse no kwigishanya igitabo cy'Uwiteka Allah tabaraka wa ta'ala, usibye yuko abo ngabo ngo Allah abamanurira ituze. Ahangaha twicaye nta kindi Allah aduhemba usibye kuba atumanurira ituze, atumanurira n'abamarayika bimwe kugira ngo batworose amababa yabo ya rahma zivuye kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Mu gihe cyashize ubwo mperuka gutanga darsa ahangaha, ariko byahise bisa nkaho hajemo imbogamizi, biba ngombwa yuko dutegura undi munsi ariwo uyu munsi bamitiyemo. Insha Allah ta'ala, Allah nadushoboza tuzajya tubana kuri buri wa gatanu. Twari twafunguye kitabu nikah, ni igitabo kibigendanye na nikah. Turi buze kwihuta dusubiramo itegeko Islam ivuga yuko kurongora cyangwa se gushaka, ese muri Islam bifatwa gute? Ese gushaka ni itegeko cyangwa se ni sunna cyangwa se ntabwo byemewe cyangwa se ni mustahabu? Ibyo byose insha Allah tabaraka wa ta'ala twari twabivuze, ariko n'ubu ngubu tugiye kubitangiriraho. An-nikah huwa sunna, hadha huwa al-asl fi hukmihi, وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. شيختي الأصل في النكاح، nikahi iyo tugiye kuyireba muri hukumu, tugiye kuyiha itegeko ry'Uislamu, mbere ya byose tutatuvuga yuko nikahi ni sunna, ni umugenzo w'intumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kuri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam
ubwo rasuli yagiraga ati ya ma'ashara shabab, yemwe mwa basore mwe, man istata'a minkum albaa, uzaba bifitiye ubushobozi bwo kuba yashaka falyatazawwaj, ngazashake. Ahangaha abamenyi bashingira kuri iyi hadith bagaragaza yuko hukumu ya mbere, itegeko rya mbere rigenga gushaka yuko ari sunna y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. وهو أيضا من سنن المرسلين لقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. nanone ngo uyu muhango ni n'umuhango wagiye ukorwa n'intumwa zabanje, nazo zarangwaga nuko zakoraga iki gikorwa cyo gushaka. Muribuka bamwe mu bagabo bagiye kumenya amakuru y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam uburyo abayeho, bamwe batangira bafata izindi ngamba bavuga ati nge guhera uyu munsi ku bigendanye n'ibyo numvishe kuri rasul, nge ntabwo nzongera gukora iki, ntabwo nzongera gushaka. Undi agaragaza yuko atazongera kuryama, azajya akora qiyamul layli gusa. ariko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yarababwiye ati faman raghiba an sunnati falaysa minni, uzagendera kure n'amahame twamuzaniye n'amahame ndiho ngo ntabwo ari hamwe nanjye. Bishatse kuvuga ngo kujya kure y'iki gikorwa harimo gutana ku murongo twasigiwe n'intumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ikindi harimo kwisanisha nabo twita yuko tutemera kimwe, kubera ko muri bo hari abanga gushaka babyita yuko ari bwo buryo bwiza bubafasha kugandukira Imana. Murabizi yuko muri bara abantu tutavuga tutemera kimwe, hari abadashaka, akaba ariyo principe yabo yuko batagomba gushaka. Ibi ngibi rero iyo ubikoze uba uri kwisanisha nabo ngabo, kandi nabyo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yarabitubujije. Nanone Uthman ibn Ma'zun niwe wavuze ngo law adhina lana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lakhtasayna walakin nahana an tabattuli, yani tarku an-nikah. Uthman ibn Ma'zun yaravuze ngo iyo tuza kuba tubifitiye uburenganzira buva ku ntumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam butubuza gushaka, twari kuzajya dukoresha ibyo ari byo byose byatuma tutashaka, byahagarika santima y'umuntu ku buryo ntashaka. Ariko aravuga ngo walakin nahana an tabattul, ariko rasuli yatubujije icyo ngicyo. Nuvuga ngo bagaragaje yuko rasuli yaza kubibaheramo uburenganzira, uruhushya, nta n'umwe wari kuzashaka, ahubwo bari kuzajya bikorera ibada gusa. Ariko agaragaza yuko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nahahum ani at-tabattul, yababujije kuba umuntu yareka gushaka abifitiye ubushobozi ndetse n'imbaraga. Gushaka rero laha masalihun kathira, bifite ibyiza byinshi cyane, ari nayo mpamvu duhamagarira uwo ari wese utari wakora iyi ibada kubizirikana, akanigomwa muri darsa akaza kumva we ariho ari uze kwishira. Nkuko twabivuze, idarsa yacu iraza kutwigisha ngo niryari gushaka biba sunna, niryari gushaka biba wajib, niryari gushaka biba mustahabu. Ibyo byose nibyo turi buze kureba muri darsa insha Allah ta'ala. Sheikh rero akomeza tubwira ati wadhalika lima fi nikahi min al-masalih al-kathira allati من أجلها صارت السنة، ولأنه من ضروريات بقاء الأمة، لأنه لولا النكاح ما حصل التوالد، ولولا التوالد ما بقيت الأمة. شيخي راتوغيراتي kiza cya mbere, inyungu ya mbere dukura mu gushaka nicyo twakwita yuko ari baqaul umma, kuba umuryango w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wagumaho ukabaho. Kubera ko iyo umuntu atashatse ntabwo yabyara, niyo ngo atabyaye ntabwo abantu bakora iki, bakororoka ngo babe benshi. Birikumvikana Islam?
rero ngo mu byiza byo gushaka harimo iki ngiki cyo kuba ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikomeza kubaho ikagumaho, nizavuge ngo yarasibangatanye nta ikibaho. birikumvikana sala لأنه لولا النكاح ما حصل التوالد ولولا التوالد ما بقيت الأمة ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة وشيء قد يكون مطلوبا وإن لم ينص عليه. قوله وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. نعم شيختي كبا أمون يا شاكا أفيت إذا سانتما زمكرورا rimwe na rimwe abona umukobwa w'abandi atambutse akumva nk'umuntu amugiriye irari aramwifuje, ngo muri iyi hali gushaka kuri wowe ngo ni byiza kurenza uko wakora izindi sunna. bitwirukana sala ni ukuvuga ngo gushaka mu gihe umuntu afite ubushake bwo kuba yabona umukobwa w'abandi akumva aramwifuje akumva amugiriye irari, ngo uyu nguyu gushaka kuri we ni byiza cyane kurenza uko yakora izindi sunna cyangwa se izindi salatu nawafil, imigereka, gusiba bya sunna. ngo gushaka muri iyi hali uyu Muislamu agezemo nibyo byiza cyane kurenza uko yabireka. ariko tukavuga yuko ibada yitegeko as-salawatul khamsa, aya masengesho atanu dusayi ku munsi cyangwa se sawmu Ramadan n'ibindi dutegekwa byitegeko, ntabwo gushaka ari byiza kurenza ibingibi byitegeko. ahangaha turi kujyanira na salam, ni ukuvuga ngo gushaka ku muntu ufite shahwa, ufite ubushake, afite izo santima, afite iryo rari, gushaka kuri we ni byiza kurenza uko yakora izindi sunna z'imigereka. ariko ntabwo ari byiza kurenza ibyo dutegekwa gukora nk'izi sala eshanu n'ibindi tuvuga yuko ari iby'umuyisilamu ategetswe, kubera ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaratubwiye ati wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi. ngo nta gihe n'iki na kimwe ngo umugaragu wanjye azanyiyegereza agire icyo yanyegereza ngo mukunde kurenza uko yabikora akoresheje bya bindi nakoze iki namutegetse. ni ukuvuga ngo nta ibada n'imwe wakora ngikundwe na Allah kurenza za ibada Allah yakoze iki yagutegetse. ari nayo mpamvu rimwe na rimwe ujya usanga mu bihe bya sawmu Ramadan harimo bamwe mu bayisilamu usanga ashobora kuba araza gusara qiyamul layli, ugasanga sabah au salatul fajr ikoze iki iramucitse. Allah rero ati wama taqarraba ilayya abdi bi shay, ngo ntacyo wakwiyegereza nacyo imbere yawe, mbese ntacyo wakwiyegereza imbere ya Allah ngo Allah agukunde kurenza bya bindi Allah yakoze iki yagutegetse. ahanga bikumvikana salam, ni ukuvuga ngo nta ibada n'imwe muri zino za sunna imigereka wakora ngo ikundwe na Allah kurenza bya bindi Allah yakoze iki Allah yadutegetse. لكن نوافل هو الأفضل منها، فالنكاح إذا كان لدى الإنسان شهوة وعنده ما يستطيع به القيام بواجب النكاح فإن أفضل من نوافل العبادة. فلو قال قائل هل تفضلون أن أبقى أتعبد في المسجد بالصلاة والتسبيح وقراءة القرآن أو أتزوج؟ شيختي ومن هرم تقوب شيختي ese ndamutse nibereyeho ndi umuntu uri mu musigiti ukunda gukora azkar, tasbih, gusoma Qur'an n'ibindi byiza bigiye bitandukanye, walillahi alhamd, nkunda kurangwa n'ibyo ngibyo, ese ari ibyo ngibyo no gushaka niki nashira imbere, niki nashira imbere? Sheikh rero ati ahangaha turakubwira ngo madumta dha shahwa وعندك ما تقوم به بواجبات النكاح فإن الأفضل أن تتزوج. igihe cyari cyose rero waba ufite za santima twavugaga zo kugira ubwo bushake, ufite n'ubwo bushobozi, icyo gihe turakubwira ati gushaka kuri wowe ni byiza kurenza ibi bindi byose turi kuvuga. qawluhu wa yajibu ala man yakhafu zina bitarkihi, niryo rero gushaka bibitegeko ku muntu.
وهذا هو الحكم الثاني أكبرنا حكم يا كبير حكم يا أمرني وإسلام جزاكم الله خيرا ينجيني الدرس يبدي مفتوح urashira hejuru ubishaka ariko yakunda kuvuga ngo ntago njya mpitisha mutabishaka kubera ko yo hitishije mutabishaka birangira atagarutse muri darsa yawe ubishaka hukumu ya mbere twabonye ya nikahi ni iyi tukona abasilamu babiri gusa imbere yanjye namzi wangu hariya bisa nkaho yagiye deviya inzira kandi ntabwo ariyo turi muri iki gihande Uislamu uri tayari kutubwira hukumu ya mbere twatangiriyeho ya nikahi kubera ko buriya ni amakosa kuba Sheikh yazanga ko iyi abari darsa ibitandukanye na khutba uraza ukavuga urakoramo amagambo abiri atatu Allahi alhamd ariko ni darsa biba byemeye ko umuntu yanahagarara akabanza bakamubaza bakabona gukomeza ho kugira ngo wibeshye yuko muri kugenda kandi arabo wasize iyi ni darsa tuzakomeza niyo mpamvu tugomba kwitwara umurongo ku wundi kugira ngo atagira nakamwe kazaducika twavuze yuko al aslu fi nikahi sunna siko twavuze n'umugenzo w'uyu Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa natanze dalili hukumu ya kabiri rero ahangaha ni al wujub nuko gushaka ari itegeko niryari rero gushaka tubwira umuyisilamu yuko gushaka kuri we ari itegeko Sheikh ati wayajibu ala man yakhafu zina bitarkihi biba itegeko gushaka cyagihe wa muntu ari gutinya yuko naramuka adakoze iyi ibada bizamugwisha mu cyaha cy'ubusambanyi bikumvikana na salamu muislamu anakuambia mimi kama si wewe wallahi na hofu kama naweza kuanguka mzina utamwambia kama kuoa kwake ni nini Uislamu ni wajibu kubera ko ma la yatimu alwajibu illa bihi fa huwa wajib hadi qaida nukuvuga ngo nimba gushaka ariyo nzira yonyine iri buze kugufasha kwirinda kugwa muri iki cyaha cy'ubusambanyi kubera ko Allah yatubwiye ngo iki wala taqrabu zina innahu fahisha wa sa'a sabila Allah aratubwiye ati ntimuzegere ubusambanyi kubera ko ari inzira mbi akaba ari n'icyaha kibi kirakaza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala niyo mpamvu ratubwira umuyisilamu ngo nimba ariyo nzira gushaka ariyo nzira yonyine yatuma utagwa muri icyo cyaha cy'ubusambanyi icyo gihe tutatukubwira ngo gushaka kuri wowe niki ni itegeko anga turi kujyanirana wa muslimu araje arakubwiye ati wallahi sinkubeshye muri iyi minsi sigaye ndyama nkumva biratsi rimwe na rimwe hari n'abagira none n'indwara yindi yo kwikinisha sibahari bagira iyo ndwara nyine bakagenda akajya hari akagira umuco utari mwiza iyo byageze kuri urwo rwego rwo kuba gushaka kuri wowe niyo nzira yonyine iri bukurinde kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi ntabwo icyo gihe tujya gushakisha ngo uyu muntu ni umukene ngo ntacyo afite la icyo gihe tutegekwa gushaka wujuban ukabwirwa ko gushaka ari iki ari itegeko usalama aho mutari mwumve muze kumbwira ndusubiremo insha Allah ta'ala ahangaha twari turi kuri hukumu ya kabiri Sheikh ahangaha iyi hukumu yarayisobanuye isobanura neza aratubwira ati hari hali yadusobanuriye aratubwira ati umuntu aramutse ari mu gihugu icyo gihugu bikaba ari ibintu bikomeye binagoye kuba yagwa mu cyaha cy'ubusambanyi bigendanye n'igihugu arimo kubera wenda ingamba zafashwe ku wakoze icyo cyaha ngo uyu nguyu ntabwo tumutegeka gushaka yuko ari itegeko kubera ko n'ubundi ntabwo afite inzira zatuma akora kiriya cyaha birikumvikana ni sharh ya Sheikh Uthaymeen
ariko mathalan ahangaha iwacu ho urabona ko biragoye nyine, uburenganzira ni bwose nyine, nusohoka ntawe urakubaza ngo uramukobwa mwari muri kumwe se mbwira icyo mupfana ni iki cyawe, ibyo ngibyo ntawe uri kubikubaza, nta n'uwabitinyuka, n'uburenganzira bwawe. Ibi rero turakubwira ati ahandi iwacu by'umwihariko ari naho twebwe turi no kureba, gushaka kuri wowe ni itegeko. Igihe watinye yuko uramutse udashatse wagwa mu cyaha cy'ubusambanyi, kandi twavuze yuko mu gihe tubona yuko gushaka ariyo nzira yonyine iri bugufashe kuva muri iki kibazo, ubwo tukubwira yuko gushaka kuri wowe ari itegeko. Naam, iyo akaba ari hukumu ya kabiri. Waqala ba'du al-ulama, hano abamenyi ntago bigeze bavuga ho babyumvikaneho kimwe. Hari abamenyi bagiye bagaragaza yuko gushaka ari itegeko, kabone nubwo waba udatinya yuko ushobora kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi. Ni ukuvuga ngo harimo ikhtilaf. Hari bamwe mu bamenyi bo bagaragaza yuko gushaka ni itegeko, ariko ryari igihe watinye yuko ushobora kuba wagwa mu cyaha cy'ubusambanyi. Hakaza abandi bakakubwira ngo la, ariyo madhhabu ya Imam Ahmad bin Hanbal, la, gushaka iriya ya mbere ni madhhabu ya Imam Ahmad bin Hanbal. Iyi ya kabiri rero ivuga ngo gushaka ni itegeko mutlaqan, ni itegeko, ntabyo kujya gushakisha ngo hali ufite shahwa ngo nayo ufite uri gutinya yuko wagwa mu cyaha cy'ubusambanyi. La, barakubwira ati bo gushaka ni iki, ni itegeko. Birikumvikana sala. Ariko Sheikh Uthaymin rahimahullah, Allah amugirire impuhwe, we yatugaragarije yuko gushaka tubyita yuko byabaye itegeko yo habonetse kuba kondisiyo yo kuba umuntu afite n'ubwo bushobozi, bishingiye kuri hadith y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atubwira ngo man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, uzaba muri mwebwe, man istata'a, uzaba ufite ubushobozi. Istita'a ni ubushobozi, ntabwo rero wajya gushaka udafite ubushobozi. Ariko kuri ya hali twarebye gutinya yuko ushobora kuba wagwa mu cyaha cy'ubusambanyi, ibyo ngibyo hali turayirengagiza, tukakubwira yuko ibindi uzabirekera nde, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kubera ko icyaha cy'ubusambanyi kirakaze cyane, kuko ni icyaha Allah tubujije kuba twanagendera hafi. Naam. Wa mata yubah, ngo ni ryari tuvuga yuko gushaka rero ari amru mubah. Mubah, iyi ni definisiyo ubwo tugenda turi gusobanura, twarangije gusobanura sunna, ryari gushaka biba sunna, ni ryari gushaka ku muntu biba wajibu, biba itegeko. Ahangana no tugeze ngo ni ryari gushaka biba mubah. Mubah ni igikorwa kiri aho ngaho, tutavuga yuko wagikoze hari ibihembo abona, hari n'ibihano abona, la, biraho nyine. Birikumvikana? Iyo niyo definisiyo ya mubah, ni igikorwa kiba kiri aho ngaho, wagikoze utagikoze ntabwo bavuga ngo afite ibihembo. Ahanga rero ngo ni ryari gushaka biba mubah. Sheikh ati yubahu liman la shahwata lahu idha kana ghaniyan li'annahu laysa hunaka sababu yujibu walakin min ajli masalih az-zawja bil infaq alayha wa ghayr dhalika. Sheikh ati gushaka biba amrun mubah, ko ari igikorwa kiri aho ngaho tugaye ko ntacyo gitwaye kuri wa muntu utagira santima. Hari abantu baba bafite icyo nyine ukameze gutyo nyine, imma bishobora kuba ari imma min ajli kibari sinni, bishobora kuba ari imyaka wenda agezemo izo shahawa zitagihari, ataruva ngo wenda hari n'ubundi burwayi. Uyu muntu iyo afite shahawa akaba afite ubushobozi, akumva yuko ashaka gushaka gusa kugira ngo bimufashe kuba yafasha uriya mwana w'umukobwa cyangwa se uriya mugore uri hariya wapfakaye, cyangwa se iriya pfubyi iri hariya, ibintu nk'ibyo ngibyo, akavuga ati ngereka mushake mu rwego rwo kugira ngo mutuze, njye mwitaho nk'umugore wanjye, kubera ko ndamutse ntamushatse byazajya bingora gukora izi nshingano mu gihe naba numva yuko bitakoze iki, zitandera. Birikumvikana? Uyu agiye gushaka ntabwo ari ukubera ko afite izo shahwa, iyo santima ntayafite, ariko ubushobozi bwarabufite, ashatse ku zindi mpamvu zo kugira ngo afashe uriya mudamu gusa. Uyu nguyu turamubwira ngo gushaka kuri we ni iki w'Islamu? Amru mubah, turavuga ko ni igikorwa kiri aho ngaho kitagize icyo gitwaye. Birikumvikana? Irakaba ari kondisiyo ya kangahe?
gatatu. Naam. Aho ngaho nubwo tubwiye ati bikoze nta kibazo ntacyo bimwongerera kandi bikoze nta gihano ntacyo bimutwara, ariko ibyo ari byo byose urumva aho ngaho inamani amaru aba yagize niya nziza. Allah ashobora kumuhembera iyo niya, ntabwo amuhembera ku gikorwa cyo gushaka niya yo Allah yimuhembera. Naam. Reka tuze gutanga umwanya w'ibibazo mu kanya ko خلاص yego none umwana w'abandi uzanye we afite izo shana kugira yego none se bizagenda gute kugira ngo umwana w'umukobwa we agifite imbaga agifite izo shana wabyiye? turaza kubibona ahangaha imbere inshallah, turaza kubibona ahangaha imbere. Ikibazo cyiza muzabajije, ariko turaza kukibona imbere inshallah. Naam. فإن قصد بذلك إنفاق الزوج وتحسين الفرج ngicyo kiba gitumye ashaka uyu muntu nk'uyu nguyu turi kuvuga. فإن قصد بذلك إنفاق الزوج ngaramutse agambiriye niya nziza yo kuba yarinda uriya mudamu, kuba yamurinda kumureberera uyu muntu utagira shahwa. Turaza kubisobanura inshallah taala, ariko turi kugaruka ku kibazo cyawe. Ahangaha ibiri kuvugwa ntabwo ari wa muntu ufite ikibazo cyo twakwita ngo uburemba. Bikumvikana? Ahangaha ntabwo turi kuvuga umuntu nk'uyu nguyu. Bikumvikana? Hari turimo ni umuntu buriya tuvugisha ukuri, ubushake cyangwa se shahwa umusore agira ingana n'iyo umusaza agira. Ahangaha ntihari abasaza ashobora kuba babana n'abagore babo, bashobora kubana amezi abiri bepfumbataniye gusa. Abakuru muraza kutubwira mutubwira ati lawe kutubeshya, ntabwo bihari, kubera ko iyo hali abantu bamara imyaka 100 bamwijana babana, araho bigera kabisa bakibanira nka dada na kaka, kubera ko niyo ubwo bushake buje wenda barimwe mu gihe fulani, akasovuga ngo n'uburwayi. Ahangaha turukumvikana. Ariko cya kibazo cyawe wabajije umudamu mathalan, we aracyari muto ya masha Allah, wozi kufite icyo kibazo cyo kudashaka kiri muri hukumu turi buze kureba ahangaha imbere. Ese gushaka kuri uwo muntu Islam ivugaho iki? Naam. Sheikh rero ati wa mata yukrahu, niryari rero gushaka tuvuga yuko ari makruh. Tugeze kuri kondisiyo, tugeze kuri hukumu ya kangahe? Abari kudukurikira Sheikh aramusira mu ngengo ya gatatu. Naam, tugeze kuri ku ya gatatu, ku ya kane. Niryari gushaka tuvuga yuko ari makruh. Makruh ni igikorwa kitari cyiza, ni igikorwa kitari cyiza, ariko kikaba kitari cyagera ku rwego rwo kuba icyo kintu ari iki, ari haramu. Birikumvikana? Nuvuga ngo umuntu wakoze ikintu kiri makruh, turamubwira ati wakoze igikorwa kitari cyiza, ariko saramutse atubajije ngo ni haramu, twamubwira ngo ni haramu? Turamubwira ngo ntabwo ari haramu. Igikorwa wakoze gusa si cyiza, gusa ntabwo cyari cyagera ku rwego rwo kuvanga ibintu noneho wakoze ni haramu. Turumvikana? Icyo ari cyo kindi bita makruh. Naam. Sheikh rero ati wa mata yukrah, niryari twabwira umuntu yuko yabyihorera ntashake, gushaka kuri we ntabwo bikenewe, niryari? Sheikh ati yukrahu li faqiri la shahwata lahu li'annahu hina idhin laysa bihi haja. Khalas. Sheikh ati gushaka biba ikintu kibi kitari cyiza, tutashishikariza umuntu gukora igihe uyu muntu ni maskini, ni fakir, nta kintu yigirira, pamoja n'ubwo maskini bwe nta na shahwa akora iki agira. Birikumvikana sana? Ni maskini hana kitu, gushaka na shahwa akuna. Uyu gushaka kuri we niki? Ni makruh, ntabwo ari byiza. Abamenyi bongereyemo yuko wa muntu ufite ikibazo cyo kuba nta shahwa wagira, ari ikibazo afite, atari kuvuga ngo wenda la, ariko yavutse
ubwo bushake nta bujya bubaho, dukunze kwita ngo ibiremba, sinzi nimba wenda ari ikinyarwanda cyiza, Allahu a'lam. Ariko uwakoze icyo ngiye, ufite iyo hali, wibera muri iyo hali, gushaka muri we nawe abamenyi bavuze yuko ari makuru, kubera ko icyo abantu bashaka kugira ngo bagireho harimo iriya ibada yo abashakanye bakora, ruvuga ngo kiri mu bintu nyamukuru abantu bituma babana. Turabesha ahangaha siko kuri, uramutse umushatse nk'uko nawe wagushatse agasanga hariya ahantu ntabwo bimeze neza, uzumva kenshi cyane n'itaraka, uzumva kenshi cyane arigeze bazishingiye kuri ibyo birego. Rimwe na rimwe bakabihisha abashehe, bakabwira ati ngo yaraje mu rugo ngo natetse, ngavuga yuko harimo umunyu mwinshi, ubwo urukumva nyine bari kudevinzira, ntibashaka kuvugisha ukuri. Ariko umugabo arabizi yuko hariya wenda afite weakness, intege nke, n'umugore wenda nawe birashoboka, ariko iyo banze kwiteza abantu bashaka impamvu zidahari, ngo namusanze atakoropye, ngo none ngende bashaka ko dutandukana. None se wakwihangana kazajya koropwa ngo hoya ntabwo mbishaka? No gukoropa gusa nibyo bitumye batandukana, cyangwa wamiwara hijab, cyangwa hari ikibyihishe inyuma. Ahangaha turakubwira rero, gushaka aho kugira uriya mwana w'umukobwa aze iwawe ajye yirirwa ari kwifuza abandi bagore n'akabandi bagabo, kubera ko wenda ntacyo umufasha. Gushaka kuri we muri iyi hali abamenyi bagaragaje yuko ari makuru. Biri kumvikana Islam? Sheikh ati wa mata yahrumu, ni ryari noneho gushaka tuvuga yuko ari haramu? Nuvuga ngo gushaka bigaragaraho izi hukumu eshanu zigize uwisilamu, amategeko 5 agize uwisilamu yose agaruka. Ni ryari gushaka biba makuru? Icya mbere Sheikh aratubwiye ati idha tazawwaja thaniya wa khafa alla ya'dil bainahunna, umugabo afite umugore umwe ariko aravuze ngo reka niyongeze nzane uwa kabiri, ariko akabatinya yuko uyu mugore nubwo ngiye kumuzana ubu butabera cyangwa se iyi adil Islam iduhamagarira ntago nzayishobora, iragoye. Uyu gushaka kuri we ni haramu. Bikumvikana Islam? Gushaka kuri we ni haramu, kubera ko Allah aratubwiye ati fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, ngo nimuramuka mutinye yuko mutazashobora kuringanyiza abo badamu banyu kuri wa wundi uzaba washatse umudamu urenze umwe. Uko kuringanyiza Islam ivuga turabizi, ntabwo ari ukubaringanyiza mu nkundo ngo bakunde kimwe, kubera ko urukundo Allah rushira aho akoze iki ashatse. No mu bana bawe 5 wisanga hari ukunda cyane kurenza abandi, ibyo ni amrun, yani ibyo ni ikintu kituma mu twese nk'abantu. Nabo badamu bawe nubwo ufite abadamu 2 3, wallahi hasha wakalla ntabwo wasanga bose bakunda kimwe. Birashoboka Islam? Eka ntabwo ariko bose babazi kukwitaho. Hari ushobora kuba ufite umwihariko, ufite ibyo gukorera, yaba mu kugutekera, mu kukwitaho, ushobora kuba bikunyura kurenza uriya wenda, bigasanga umutima wawe wakoze iki? Wakoze icyo Islam niho wahengamiye. Ariko Islam iradutegeka ngo wenda muri ibi ngibi binini tutashoboye kuba twakwikorera, kubera ko Allah aratubwiye muri Qur'an ati walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harastum. Irimo Imana abwirwa yuko atazashobora kuringanyiza abagore be nubwo yabishyiraho umuhati inshuro zingahe. Abamenyi basobanuye yuko kubaringanyiza ari mu rukundo, ntabwo ari kubaringanyiza mu buryamo, mu byo bariye, mu myambarire. Ibi ngibi byo turabishoboye, siko bimeze? Ibyo ntitubishoboye se? Ariko urukundo buriya ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ni Allah ukitangira akaguha ugakunda fulani, fulani akagukunda. Ibyo ni Allah, ugasanga umutima wawe wahuye n'uwa fulani. Ibi ntabwo ari umuntu byishiramo slide muvuge ngo ngiye kubyishiramo ngo mukunde. Ntabwo ujya wumva umuntu wallahi usibye kwenda nabyo niyo mvugo ntajya nyemera, ugasanga umuntu arakubwiye ati uriya muntu sinzi tu numva tudahuza tu simsikiyaje. Ntabwo mwabyumva uriya muntu mwarapfuye iki cyahe? Gusa ngiye mu byo mubona numva tumutima wanjye sinzi ngo amaraso yanjye nagahuye na
izo mvugo ntabwo zigiye zikoreshwa. Alakuri hali icyo turi kuvuga ngaha, icyo utashobora wowe nk'umuntu ni ukuringanyiza aba badamu bawe mu rukundo, ariko kubaringanyiza mu bigendanye naho baryamye n'ibyo bambaye n'ibyo bariye, ibi ngibi byo ndatekereza yuko buri wese abifitiye ubushobozi bwo kubikora. Nimba ari inkoko ukabuzi ko ugomba kugura inkoko ebyiri zihwanye n'abagore ufite, apana hamwe inkoko ahandi ibishyimbo, iyo niyo ya fitina tuba turimo guteza umuryango. Biriko bikana Islam. Uyu muntu rero watinye yuko atashobora kubaringanyiza twavuze, uyu nguyu turamubwira ngo gushaka kuri we n'icyo Islam na haram, dushingiye kuri aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. فأمر الله تعالى بالاقتصار على واحدة إذا خفنا عدم العدل ويستحب فيما عدا ذلك لأنه هو الأصل. ariko tukavuga ngo wa wundi udafite ubwo bwoba bwo kuvuga ngo ndamutse nshatse abagore babiri ntabwo nashobora kubaringanyiza, ngo uyu nguyu turamubwira yuko nimba ubwo bwoba nta buhari bw'iyo adli bw'ubwo kubaringanyiza, turamubwira ngo gushaka kuri we ni amrun mustahabu, tumubwira yuko ari igikorwa cyiza aramutse abifitiye ubwo bushobozi n'izo mbaraga. فإذا قلنا لأن الأصل فيه الوجوب وهو القول الثاني فإننا نجعل الأصل هو الواجب ونقول استحب الإنسان ليس له الشهوة ولكن عندي مال ويريد أن ينفع زوجة، ولكن المذهب له أنه تجري فيه الأحكام الخمسة، وفي هذه الحالة التي ذكرنا لا يجب وإنما يباح. ibi rero Sheikh yasubiragamo yari amategeko atanu twavuze. Irya mbere tugaragaza yuko gushaka igihe biba sunna, ubwa kabiri twarebye gushaka igihe biba wajibu, ubwa gatatu twarebye gushaka igihe biba mubah, ubwa kane twarebye igihe gushaka biba makruh, igikorwa kitari cyiza, ubwa gatanu tureba gushaka n'iryari biba haram. Mbere ko dukomeza rero, ufite ibibazo kuri izo ahkamul khamsa twaza kubaza insha Allah Ta'ala, tukaza gukomeza na babu yacu. Naam, ntacyo bitwaye kuba umudamu ashobora kuba afite ubushobozi bwe, birashoboka ko umudamu ashobora kuba afite ubwo bushobozi, afite akazi mathalan, afite aho kuba, afite ubuzima, ariko akumva yuko wenda atinya Allah, adashaka kuba yagwa mu cyaha cy'ubusambanyi, akaba ashobora kubwira ati ngwino izi ibi ntabwo nzabikubaza. Iyi nikahi ntakitwaye, iremewe shar'a, iremewe. Ariko muze yabajije ikibazo ari nacyo muri nikahi wenda tuziga imbere, kubera ko iki gitabo ni igitabo kinini cyane. Hari nikahi tuzareba yitwa nikahul misyar. Nikahu al-misyar ni ukuvuga ngo ni nikahi iteye gute? Ni nikahi yo kuba n'urugero ufite umudamu wawe mathalan, mufite ubuzima mubanyemo n'umugore wawe, ariko hakaza undi mudamu ufite ubu bushobozi, ufite umutungo, ufite amafaranga, akakubwira ngo ngewe uritari kumbera umugabo, ariko ibi nibi nta kibazo, nge ndabyifitiye, hari inzu, hari akazi, yani ntabwo nzagustressa ngo ngaburire cyangwa ngo nyishyurire inzu kubera ko byose ndabyifitiye. Umugabo nawe akagushyiraho kondisiyo yuko ibyo mugomba kujya mubona na ryari ku manwa, ariyo nikahi bise nikahu nahariyat, nikahi zikora zo ku manwa. Izi nikahi nazo turi buze tuzazirebaho, kubera ko hari nikahi tuzareba imbere, nikahi zemewe na nikahi itemewe. Ariko icyo ngarutse ku cyo muzehe yarabajije jazahullahu khaira, ni ikigendanye no kuba umudamu yakwemera gutanazala fi ba'd huquqiha, kuri bimwe muri haki ze akemera kuzikora iki, kuzihara no kuzireka, kubera ko ubwo bushobozi abufite. Ahangaha tuvuga ko ntacyo bikoze iki bitwaye, ahubwo icyo tuzareba muri nikahi tuba twahageze ni ukureba ngo iyi nikahi noneho yo kuvuga ngo umugore noneho muzajya mubonana ku manwa, mu gihe yemeye ibyo ngibyo akazajya byikorera, nawe ukamushyiraho kondisiyo yuko kubonana ari ku manwa. ese iyi nikahi abamenyi bayivugaho iki? Hari abamenyi bashobora kuba bafite imvugo ebyiri, izo zose tuzabireba mu gihe cyabyo insha Allah Ta'ala. Naam.
ngiye kugira ngo reka ngushaka kongeraho naam kugira ngo noneho mbere kuko tuzakurikira yego uriya mudamu wawe yego uriya yamaze kukwishyiramo yumva ko mbese akubwiye izo sharitize yuko yego ugomba kumushaka yego kandi n'umubwira uriya ko urabona ko bishobora kubyara intambwe ni vita yego se uyu wamwihorera noneho uriya ukagira uburyo ujya kumenya nawe mu buryo bwa rwihishwa ko iyo nuyongeraho ubuvuzi bw'idonatako ari bubimenye yego ikibazo cyamuze muri kucyumva sinama turakurikiye ni ukuvuga ngo ubundi bwo gushaka umudamu wa kabiri ntabwo ari itegeko kuba ugomba kubisabira uburenganzira umugore wawe wa mbere. Ibi bikumvikana. Ni ukuvuga ngo gushaka umugore wa kabiri ntabwo ari itegeko yuko ugomba kugenda kubanza kubisabira uburenganzira ndetse n'uruhushya ngo mumbabarire murabibona ngiye nshaka gushaka, kuko nadira umugore wakwemerera bikubiye gakeya nyine ni wasimbisi umudamu wahita ukubwira ati namu alhamdulillah ndumurete kabisa wawapi, ahita akubwira ati wamburanye iki, uri afite ikintu afite, ahubwo dore iryo nirari bikiye bitutsi byinshi, waba nawe nta saburu ngaho ingumi zatangiye. Islamu kitubwira nuko hadisi ya Aisha aratubwira ati a'linu nikaha, mujye mumenyekanisha nikahi ntabwo ari byiza ko nikahi ba mu bwihisho kwihisha. Rero niryari tuvuga yuko nikahi twayihaye ukuri kwayo mu kwimenyekanisha niryari nikahi yabonetsemo abo bita ngo abashahidi. Nikahi zacu ntabwo zazirimo abashahidi, abarimo abashahidi babiri barahagije kuba bagaragara muri nikahi yawe. Iyo nikahi tukavuga ko atari nikahi yabaye mu bwihisho. Bikumvikana ko abantu babiri watayashuhudia, nuzababaza bazamubwira ati naam twari tuyirimo, nikahi irimo wali. Tukumvikana ugomba gutanga umukobwa, nikahi irimo abashahidi. Tukumvikana ntabwo iyi nikahi tuvuga ko yabaye mu bwihisho, nubwo utatumiye abantu 1000. Sipaka ngo uvuge ngo nipaka ngo ntumira abantu 1000 ngo ibintu byo biragaragaza yuko nikahi yakoze iki nayimenyekanishije. La, nubwo ibyo ngibyo bitaba habonetsemo abo bashahidi. Aba bashahidi icyo bitwa, impamvu babisa abashahidi ni iyihe? Ni ukugira ngo aho wanashuhudia kwamba hii nikahi yabayeho. Bikumvikana sana? Impamvu babita abashahidi ni ukubera ko babashuhudia, wanatizama, sibyo kuvuga ngo ni ibintu byabaye mu bwiru, nta abantu bari bahari. La, abantu bari bahari, abashahidi bari bahari ngaba wali yarahari, ntabwo umukobwa yitanze. Iyi nikahi yemewe mu mateka y'Islamu, tuvuga yuko nta bwihishwa bihari. Umudamu byamugeraho Allahi alhamdu nyine ubwo ibiba Allahu a'lam, ariko nawe nk'umugabo ugomba kugira strategy. Hari umwe mu bagabo yigeze gushaka umudamu wa kabiri, biba ngombwa yuko nanjye anumira muri iyo nikahi. Khalas, ntabwo nari kwanga kujyayo, kandi yarifuzaga ko ari njye wamufungisha iyo nikahi. Turagenda, umudamu kubera uburakari yari afite ahamagara umwe mu bashekhe. Uwo mushekhe nabwo turi kumwe aho ngaho muri iyo nikahi, umushekhe abinsubiriramo, aramuhamagara, Sheikh fulani assalamu alaikum wa rahmatullah. Umudamu ari kurira afite agahinda, haja ko numva ufite agahinda bameze gute, byihorere naguzi ibibazo muhuye nabyo. Muhuye n'ubwo kuva gusenya, rumeze gute se? Ngo ngewe icyo nshaka kwibariza ni kimwe, biremewe yuko mu dini wasabira umuntu iduha ngo apfe cyangwa imodoka ari mugongo yivireho? Nicyo kibazo yabasaga umushehe.
iyo modoka aho simbuka ni ukuvuga ngo we yabajije uwo mushekhe ati ese biremewe muri isilamu gusaba iduwa mbi nk'umuntu waguhemukiye ukaba wamusabira iduwa ngo apfe cyangwa se imodokari wenda izamuturika inyuma ikubite ahita apfa kubera ko umujinya yari yatewe n'umugabo we. uyu mugabo kwa kundi ujya mu rugo ukabona umugore ntagakoze iki, nimba warazaga mbere ugahita ubona ngo utayaringa amazi ari muri dushe genda woge, aha urayishiriramo, aha urayishiriramo. Guteka uzaye igikoni kiri urajyayo nawe ufite amaboko, za keya zigomba guta zigabanyuka. Uyu mugabo twaraganiriye mugira inama, ndamubwira ati muri iyi minsi umudamu watayakira kino kintu hali arimo ntitume uwumva ko ugomba kumubwira na cyangwa kumukubita, uwo mwihorero kuri ibyawe wigendere. Insha Allah ma'amururi zaman igihe ko kizagenda cyegera imbere aziyakira. Ubu ngo yari yakiriye anajwa kama afite mwinzake tu, ariko yakora strategy yo kujya yirirwa hangana nawe urya mututsa agakubita ntacyo byari kuzabyara. Nuvuga ngo iki kintu abadamu bagira umutima woroshye. Umudamu rero kwakira kino gikorwa cyo kuvuga ngo wamuharitse muri we, murabizi ko zino aya banazanga uyu musomeye mu cyarabu ntuyisobanura avuga ati alhamdulillah wasomye neza, ariko ugiye muri tafsiri akubwira ati byihorere aciye abo. Siko bimeze rero aha ngaha icyo turi kuvuga ntago ari paka ngo ujye gusaba uburenganzira, wowe urabikora ugakurikiza kondisiyo zose, wari abashahidi ibiki nikahi yawe ukaba urayimenyekanishe. W'igihe cyose azabimenyera byakumenya bimuturutse cyangwa bitaguturutseho imbere ya Allah nta kosa uba ufite. Wallahu a'lam. Naam, tukiri kuri iki kibazo cya muzehe. Yego, kuri iki kibazo hagiye harimo ibibazo. naam. Ese uyu mugore ufitiye ubushobozi bwe bwose, Yego, we no kuza yenda ukamurangiriza ikibazo akimenya. yego, yego. Ibi bintu bishobora kukwambura uburenganzira bwawe nk'umugabo mu rugo. Ntabwo umuntu atagaburira udakodeshereza inzu Tambika. utambika. ikibazo cyawe cy'isi ndimo kucyumva kugira ngo bakunde. Okay. Ndavuga nti Naam. uyu mugore wikorera ibintu byose, Yego, ingufu zawe kuri we zizaba nkeya uko byagenda byose. yego, Ese ni ukuvuga niwe usohoka kujya gushaka riziki. yego. Sinibaza rero ko iki gihe uko asohotse yajya kubwira ngo ngiye natanabikubwira, simbona ko bizaba ikibazo. Bishobora kukubabaza ariko bisa n'ibiri mu burenganzira bwawe. Reka nakumvishije cyane, ahubwo reka ngusubize kuko nakumvishije kare. Ni ukuvuga ngo iyo umudamu ari umudamu utinya Allah ntabwo yagusuzugura kubera amafaranga afite. Birikumvikana? Kubera ko na Khadija yari afite amafaranga kurenza nde cyangwa ntabwo mubizi? Ese ntabwo yamukoreye yaramusuzuguye se? Ahubwo si yafashe ya mitungo nk'umugore ayikabizi umugabo, aramubwira ati fata ibi ni wowe ugomba kubijera nk'umugabo mu rugo. N'ubundi umugore wari wese ufite imani ni gutya agakwiye kubigenza. Ariko uyu mudamu nujya gushaka umudamu udafite imani azagusuzugura kubera ko utamurishije, azagusuzugura ko utamwambitse, azagusuzugura kubera ko utigeze umutuza. Ibi yarugusuzuguriramo. Kimwe nk'uko umudamu udafite imani ushobora no kubimukorera ariko akagusuzugura. Ntari umudamu wambika ugakorera ibiki ariko inje uri niyote se mukajya muhurira mu mujyi gusa kandi uzi ko umuntu ari mu rugo. Ewa uri hano nawe se uri hano khalas. Ariko uyu ukorera byose, wubahiriza inshingano zawe kuri we, nubwo yabirengaho hari ibyemezo wafata. Ariko uyu nguyu biragoye nyine, biragoye. Nawe nyimambo wagiye hariya nuko nawe nta kintu ufite nyine, umekubali yo kwenda kurelewa burika bakurire nk'umwana nyine. Nugira n'amayo akaba afite imani, nugira amayo akaba afite imani, wallahi hiyo mitungo nubwo ari uzayigiramo ijambo. Lakini kama imani hakuna, kama watoto wengine watashye ryari wagarutse ryari, ubu nisanga hutaje
mumbabari nago nzongera iwa samahani kabisa. Wamubona ari hamwe n'undi mugabo ukaba udafite uburenganzira bwo kubaza ati kwa nini uzi se ari biki narindimo, wenda ni business wowe ubona urya gusa erega nimubwire ngo biroroshye kugaburirwa n'abagore kubera ko ntabwo ari majukumu zabo, siyo majukumu zabo. Niyo mpamvu niyo babikoze, iyo babidukoreye twebwe babumva byacitse, niyo mpamvu bigusuzuguriramo. Niyo mpamvu turavuga ati umugabo nyamugabo byagakwiye kuba ari we ugomba gufata izi majukumu nyine. Basi mpamvu Islamu ibidushishikariza niki, nuko umudamu wagaburiye wakoze iki, wallahi ugira n'icyo uvugiraho. Ugira uzi ko hari hadisi, hari imvugo z'abamenyi zigaragaza yuko umudamu utemerewe no kuba wamutunganya no kumuhana mu gihe utamuhakiye nk'uko bikwiriye. Kuri umugabo ni umudamu ni umugaburira, uri kuza kumubwira ngo kweri iki yagiye atakubwiye gute, nawe banza uzuze inshingano zawe nk'umugabo. Niyo mpamvu wanga rero icyo twavugaga ni kuri wa mugabo udafite hali akagera amahirwe, kuko muri iki gihe dusigaye tubyita ko ari n'amahirwe. Kubona umugore ufite amafaranga ugiye kugutunga, usigaye umuntu ukavuga ati alhamdulillah, ugiye kwicarira kabisa, ajya mbona igitoki cyinjiye mu nzu, alhamdulillah mana urankunda kabisa. Ejo bagusohora mu nzu n'udukweto gusa ugatangira kuregereta n'akazi ntakuzi ko ntugeze unakimenyereza, unajua kufanya nini haujui. Hari bya bintu usanga umuntu atangiye kwibaza ati se wallahi ngo buriya ngo mfite ngo aya ngaya nakora, ukabona umusazi uri kwigurira afite imyaka 40 aho wakora waruka kwiye kuba warabimenye nyine. Wagiye ufatwa baragutunga mu mitungo y'abandi, uranemeka urakora iki, kandi buriya abadamu bagukoreye ikiza nyine rimwe na rimwe rigiye ubiregireta nyine. Nampamvu ntuzashimishwe no kuba uri mu rugo uri umugabo wobona maendeleo gusa. Ari abagabo baba bari mu rugo ajya kubona televiziyo yaje, alhamdulillah intebe za 800 zinjiye, alhamdulillah. Ahangana naho tuwafite ujye gukodesha inzu ya 300 twende kabisa, kandi wo mushahara wawe ni 50 cyangwa 50. Wowe ukavuga ati alhamdulillah ngo tuko napanda, kumbe piko wenyewe wako nakupandisha au ujui after response. Nyama dushishikarire kuba twebwe ari twebwe tugomba gufata amajukumu z'urugo nk'uko Allah yavuze ati ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i. Iyo si aya. Naam. Yego. Naam. Yego. Wallahi. Yego. 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 Ikibazo cye ngisubiremo cyangwa cyumvishije? Abajije ikibazo yuko twavuze yuko gushaka ryavuze yuko ari umuntu ufite ubushobozi. Twavuze ngo gushaka ni itegeko mu gihe umuntu afite shahwa, atinya yuko ashobora kuba yagwa mu cyaha cy'ubusambanyi. Rasul nk'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ibintu Allah yamwerekaga twebwe nk'abantu tutareba. Siko bimeze? Murabyibuka Rasul ari gusarisha ategeka akuramo inkweto, abari inyuma nabo bakuramo inkweto kubera ko inyuma hari ufite iki, biba bira byose yarabyerekwaga nyine nubwo yabaga ari gusarisha, ariko Allah yamwerekaga ibiri inyuma. Alakuri hali birashoboka ko Rasul aba yaramenye hali y'uyu nguyu yuko izo shahawa zifite anatinya ko yagwa mu cyaha cy'ubusambanyi, akamutegeka gushaka akabona nubwo yaba ari muri hali ikoze iki igoranye. Niko twakoza hadisi ebyiri birukumvikana, ariko kuri iki ngiki kwanza biri gusobanuka. Ngo iyo turi guhuza hadisi ebyiri twirinda kuba imwe twayishyira ku ruhande mu gihe bishoboka ko twazihuza. Kuzihuza ni gute? Birashoboka ko Rasul yaba yaramenye ko uyu muntu aramutse adashatse ashobora kuba yagwa mu cyaha cy'ubusambanyi, akamutika gushaka akabone nubwo nta kintu yari afite. Birikumvikana? Kandi twabonye yuko gushaka mu gihe gutinya kugwa mu busambanyi bitagendera ku mitungo n'ibyo utunze, kubera ko yakunu fuqara, muramutse muri n'abakene, yughnihimullahu min fadli, Allah azabaha ubukungu mu ngororano ze kubera ko Allah arabishoboye. Nagoro twebwe iyo byageze kuri yo hali ntabwo tukubwira ngo tinya ubukene kurenza ukutinya
icyaha cy'ubusambanyi. Birikumvikana? Naam. Tagira mubah makruh. Khalas. Amasore b'iki gihe Naam. bakazamura umukobwa w'abandi bakabana gutyo, nta wari nta mikayi, Mbese yarateruye bakabana gutyo kandi barahari, wababyirikije nuko bari gukora haramu kandi batinye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muri iki gikorwa. Ni ukuvuga ngo nimba ubana n'umukobwa w'abandi ukaba utaramukoye, ukaba nawe wanamugushyingiye ngo amuguhe nka wari, umenye yuko madama muri kubana nawe, umenye yuko uri gukora icyaha cya zina, kandi Allah yatubwiye ko zina tugomba kuyigendera kure. Falyattaqullah, nimutinye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kubera ko uramutse upfuye uri muri iyo hali, ejo n'ejo bundi ushobora kuzabazwa ibyo utazashobora gusubiza yawmal qiyama. Niyo mpamvu dutinye Allah, tureke ibi bintu. Bismillah walhamdulillah thumma wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين وبعد. ويقول المؤلف رحمه الله: وينبغي لمن تزوج ألا يقصد قضاء الشهوة فقط. شيختي ngoni byiza kuri wa wundi ushaka kuba yashaka kuba atagambira kurangiza santima ze cyangwa se ubushake bwe cyangwa se irari ngari byagambirira gusa, akaba ariyo ntego nyamukuru ashize imbere mu gushaka. Ni ukuvuga ngo si byiza yuko gushaka kwawe ikintu kigutumye ushaka cyane kuvuga ngo ni ukugira ngo urangize shahwa yawe, ahubwo ngo ni byiza yuko ugiye gushaka agomba kuba afite umugambi w'ibi bintu uko ari bitatu, kugira ngo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azabimuhembere yaba aranga ku isi cyangwa se ku munsi w'imperuka. Icya mbere imtithali amri nabii sallallahu alayhi wa sallam, kwisanisha no gushyira mu bikorwa sunna z'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ni ukuvuga ngo wowe ugiye gushaka niyo ya mbere wagakwiye kuba ufite, ntabwo wagakwiye gushyira imbere kuba ugiye kurangiza shahawa zawe gusa ngo ari byo bintu wumva yuko ari ryo jambo nyamukuru, ari cyo kintu nyamukuru gitumye ushaka. Ahubwo icya mbere kizatume ari ukuvuga ngo impamvu ngiye gushaka ni ukubera ko ngiye gusigasira sunna y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Iyo niyo mpamvu ya mbere yagakwiye gutuma dushaka. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. حديث twayibonye, Rasul aduhamagara yuko tugomba kurangwa n'iki gikorwa cyo gushaka. Icya kabiri, takthiri nasl al-umma, لأن تكثير نسل الأمة من الأمور المحبوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. kongera ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ikaba ari nyinshi. Ujye gushaka wowe ushyiraho umugambi yuko igitumye ushaka kugira ngo wongere umubare wa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allati wadhkur idh antum qalila fakatharakum, ngo nimwibuke ubwo mwari bakeya ngo ubushobozi bwa Allah akabagira benshi. Allati wajalnakum akthara nafira. Izo zose ni aya zitugaragariza yuko Rasul sallallahu alaihi wasallam azashimishwa no kubona ko ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagutse ifite abantu benshi. Niyo mpamvu rero mu gushaka kwawe uzumve yuko niya ya mbere ari niya gushyira mu bikorwa sunna y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Icya kabiri, kumva yuko impamvu itumye ushaka ari ukugira ngo ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ikora iki, yiyongere. Thalitha, icya gatatu, tahsinu al-farj, kuba umuntu ugiye gushaka sallallahu alaihi wasallam. Icya nyuma ari nacyo abantu dukunze gushyira imbere, ni ukumva yuko ugiye gushaka ku mugambi wo kugira ngo urinde iki, urinde ubwambure bwawe. Wa ala hadha, kubera ko hasigaye iminota itarenze 7 twafata ibibazo kugeza igihe turi buze gusarira, ubwo insha Allah tabaraka wa taala
ku wundi wa gatanu. Allah nadushoboza akatugezayo turi bazima dufite ibintu byinshi anga tuzarebera hamwe insha Allah. Allah kandi akomeze aduhe umutima wo gukunda idini no gukunda kuryiga no kurimenya. Allahumma amin. Naam. 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 Sinzi niba numvishe neza. Yego. Aho mwavuze ko bishobora kuba mustahabu. Kandi muri eshanu twabona ahangaha yo مباح ومستحب نفس الشيء أو نقول كل شيء نفس الشيء. نعم. يego. mu gushaka abantu bashingira ku mutungo ubwiza bw'umukobwa cyangwa se idini ye. Yego. Ntabwo nabyumvishe neza. Nukuvuga ngo muri ambajije hadisi nubwo wenda bisa nk'ari nabyo tuzatangiriraho ku undi wa gatanu. Abaje hadisi inuma Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuye muri hadisi ati tunkahu almar'atu li arba'i. Nukuvuga ngo Rasul sallallahu alaihi wasallam yatweretse yuko akenshi abantu bakunze gushaka abadamu bashingiye ku mpamvu enye. Ahangaha dusobanura yuko Rasul atigeze muri hadisi adushishikariza gushaka abadamu bafite ibi bintu, ahubwo yatubwiye yuko ari byo kenshi cyane abagabo dukunze gukora iki kureba. Sinzi mba biri kumvikana. Nukuvuga ngo mbisubiremo. Rasul yaratubwiye ati tunkahu almar'atu li arba'i, ngo abadamu bashaka kubera ibintu bine. Ntabwo Rasul atubwiye ngo mushaka abadamu bafite ibi bintu bine. Hanga tukumvikana. Kubera ko ibi bamwe mu bantu babigira hujja bakabigira dalili ngo Rasul yaratubwiye ngo dushaka bafite imitungo, ngo bafite ngo imiryango baturukamo, bakabigira hujja. Kandi Rasul we yabivugaga nk'imvugo yo kugaragaza impamvu abantu dukunze gushaka zishingiye ku bintu bine. Harimo ubwiza bw'umukobwa, harimo umutungo, harimo umuryango we. Rasul atubwira ati fazfar bidati din, ariko muri ibyo byose hari icyo Rasul yavuze bwa nyuma avuga ko ari idini. Atubwira ati fazfar bidati din. Rasul atuha ko guhitamo ufite idini. Ibi byose bindi tubimubonamo uyu mudamu afite idini. Nuvuga ngo uyu mudamu afite idini ubwiza burabubona. Naam. Ariko umudamu nta dini afite nubwo yaba ari mwiza gute, wallahi yawma min al-ayam aragusuzugura kuri bwa bwiza bwawe nayo amavuta umugurira ukavuga ati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku mavuta yawe umugurira kabisa yawe kwayo kabisa, kwa kundi wamuvanye wabo mathalan afite ukameze uramuzanye alhamdulillah ameze neza kubera kari kurya neza, agatangira kubigusuzugurira kubera ko nta dini bwa bwiza. Wajya wumva hanze no kuvuga ati ufite umudamu mwiza niba ukunza no kubyerekana, akavuga ati mwicecekere tu ni mwiza wamubaha wamubaha ukagira ngo mugiye guhangana sasa. Ibi rero ni ukuvuga ngo Rasul yadushishikarije duhitemo abafite idini, tuzababonamo ibi ngibi byose. Umutungo wallahu uzamubonamo kuko uzamuha igihumbi ariziki akubwira ati alhamdulillah Allah kongerere, reka tere uburyo wenda twakwiyarangira igihumbi kaza kuba murase cyangwa ibyo bitanu. Hari undi ushobora kuba ibyo bitanu akubwira ati barakubeshye byose byahaniki. Kandi wenda ntabwo wenda bibonye kuri kata nyinshi cyane n'ubwiye skoro bwinshi aliyazu billah, ariko umudamu agiye kuyagusuzugura amatazi n'uburyo yabonyemo. Niyo mpamvu Rasul kuduhitaramo afite idini, niyo mpamvu nicyo kintu cyonyine cyatuma wumva kutekanye mu rugo rwawe. Umudamu afite umuryango adafite idini ni ukwirirwa gucyurira, akakubwira ati murabizi uko ngewe aha iwawe sinzi ibiryo urya, ngewe mu rugo ntabwo twaryaga ibi bintu zikawunga zawe za kila siku zizipendi kubera ko umuryango wawe rimwe na rimwe isa akakubwira ati ngewe ntabwo washaka mu muryango wanjye kubera ko wagiye kwihanika. Ibi byose ariko tuzanabireba insha Allah abo tuzabana nabo muri iki gitabo. Hari ibyo tuzarebera mu itakafa, umuntu gushaka umuntu bahuje, umuntu gushaka umuntu bari kuri level imwe ku rwego rumwe, kwirinda kwijyana hejuru,
kwisimbukuruza ukajya gushaka umuntu mu muryango wanyu nta na gitifu ubamo ugiye gushaka umwana wa meya cyeneje ubundi ni ibibazo. Islamu hari icyo yabivuzeho inshallah, tuzabirebera hamwe inshallah. Ko Islamu byose yarabivuze nyine aribyo bita kafaa. Anga amasaha gusare kuri minota 2 ni ikibazo kimwe dusoza inshallah. No rero abari imbiranye no bambajije cyane rero abo ku ruhande bashobora kugira ngo nago ndi kubareba reka nayo ndebeyo inshallah. Hari ikibazo kiri kuva aho ngaho? Ntacyo kwirinda kureba mu ruhande rumwe ari igihe usanga utanga ngo ati nawe areba mu ruhande rumwe kandi nshaka kureba hose. Dusoza nicyo kibazo cyonyine ko iminota nahawe isa nkaho irangiye. Ikibazo cye ikindi cyo kubaza kuri ahlul kitab, ese gushaka ahlul kitab biremewe? Twakubwira yuko bikhtisar shadid sinshaka kujya muri masaili nyinshi hirya no hino, nuko gushaka ahlul kitab byemewe. Nta n'umuntu n'uyu n'umwe avuga ko bitemewe kuko yabahakanye aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ahubwo tuzabisobanura tubirambure igihe tuzaba twageze mu bo tutemerewe gushaka nabo twemerewe gushaka. Uvuga ngo kubera ko mutangiye gushaka kubaza ibyo tuziga maze icyo gihe tugera tuzabura ibyo kwigisha, kandi iki ni igitabo turi kugenda urupapuro ku rundi. Uyu munsi twije urupapuro rumwe, ku wa gatanu tuzafata urundi kugeza igihe Allah azadushoboza tukarangiza iki gitabo inshallah. Reka mzee wangu samahani, oya naguhunda umuntu devi. Rero reka dusabire kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abari bose bicaye anga ku salatul magharibi kugeza salatul isha bigomwe ibyo bagakwiye kuba barimo kugira ngo basi byibuze bige tunibukiranye amategeko y'Uwiteka Allah Tabaraka wa Ta'ala yuko Allah yatubabarira tukavanga yaduhanaguriye ibyaha byacu twakoze uyu munsi n'ibyo twakoze. Allahumma amin. Wa hada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.